intare yari ishonje cyane, isohoka mu ndiri yayo ijya gushakisha icyo gutamira. Igeze hanze ibona urukwavu rutoya, irwirukaho irarucakira, ariko itangira kubona ko urwo rukwavu rudahagije. Mu kubitekerezaho ihita ibona impongo hakurya mu gihuru. Irangije yigira inama iti reka njye kurya iriya mpongo, niyo yabasha kunyuzuza. Kano gakwavu ni gato kandi impongo yo ni nini. Yaretse urukwavu yiruka ku mpongo, impongo ihita izimirira mu ishyamba, intare irayibura. Isubiye inyuma isanga n'urukwavu rwagiye kera. Aha rero harimo amasomo abiri. Intare yabuze byose. Isomo rya mbere ririmo nuko burya inyoni iri mu ntoki zawe ifite agaciro kuruta igisiga kiri mu gihuru. Urekura ibyo wari ufite neza neza kubera kurarikira ibiri hakurya, bikarangira ubuze byose. Mbere yo kurarikira ibiri hakurya utarabona, wajya ubanza ukanezezwa n'ibyo ufite iwawe. Usiga amahirwe wari ufite neza mu biganza byawe, ukajya kuyashakira ahatari. Mu Kinyarwanda harya babivuga ngo iki? Usiga umunezero iwawe ukajya kuwushakira aho bawucuranwa. Usiga umugeni wa bugufi ukajya kuraruza icyomanzi. Mu buzima rero inshuro nyinshi ntabwo duha agaciro ibyo dufite, kubwo kurarikira ibindi tudafite, bikarangira tubuze byose, cyangwa se bikarangira tubuze uburyohe bwa byose. Mbere yo kwifuza rero ibyo urarikiye, banza wishimire kandi unyurwe n'ibyo ufite. Iyo utabasha kunyurwa n'ibyo ufite, n'ibyo ushaka ntibizabasha kukunyura. Uzi ko hari igihe dutera imbere ntitunabimenye, kubwo guhora turarikiye ibyo abandi bagezeho. Hari umucurabwenge umwe wigeze kuvuga ngo ikintu kizakubwira ko wateye imbere ni igihe uzabyara umwana, hanyuma imvune z'umwana wawe zikaba ari 1/3 cy'imvune wowe wahuye nazo. Umwana wawe wamurinze 2/3 by'imvune wowe wahuye nazo. Imvune zo ntabwo zizigera zishira muri ubu buzima. Ubuzima bwose waba ubayemo ntabwo bwaburamo imvune. Ahantu honyine imvune zitaba ni mu mva. Gusa twebwe dukomeza gusaza imigeri tugamije nyine kuzigabanya no kuzigabanyiriza abazadukomokaho. Ikimenyetso rero kikwereka ko wateye imbere ni igihe uzabyara umwana, hanyuma imvune z'umwana wawe zikaba ari 1/3 cy'imvune wowe wahuye nazo. Wajyaga ku ishuri utereye imisozi, ariko umwana wawe afite igare rimugeza ku ishuri. Ntabwo avunika nk'uko wavunikaga. Afite imodoka imujyana, afite umumotari umutwara. Wateye imbere. Kera waryaga rimwe ku munsi bigoranye, ariko umwana wawe arya 3 ku munsi. Wagabanyije imvune umwana wahura nazo ugereranyije n'izo wahuye nazo ukiri mutoya. Kera wajyaga ku ishuri nta nkweto n'umwenda ari umwe, ariko umwana wawe byose arabifite kandi arasimburana. Wateye imbere. Mu gihe rero utabasha kunyurwa n'iterambere ugezeho, n'iryo ushaka ntabwo rizigera rikunezeza. Gusa ariko nanone ukazirikana ko iterambere urishyiraho akitso, ntabwo ari akadomo. Ishimira ibyo ugezeho yego, ariko ushyiremo akitso. Ntiwirare ngo bikwibagize gukomeza gusaza imigeri. Aho utuye hose rero burya haba hari amahirwe, ariko ntabwo tuyabona. Turaharenga tukajya kuyahigira ahantu bayacuranwa. Ahantu hose uri burya hari ibintu byinshi wahabyazamo umusaruro, hari amahirwe, ariko ukaharenga ukajya kuyashakira aho bayacuranwa. Ushobora gusanga muri karitsiye iwanyu hari umuntu uri gushakisha umukozi, ariko ugahora urira yuko wabuze akazi, ukajya kugahigira ahantu kure. Kandi aho ngaho mu baturanyi hari umuntu wifuza umuntu umeze nkawe. Irindi somo twakwigira kuri iyi nkuru ni uguha agaciro ibintu bitoya. Intare ntiyahaye agaciro urukwavu kuko yabonaga ari ruto rutayihaza.
iri rero ririmo isomo rikomeye cyane. Utuntu duto nitwo dukora ikinyuranyo kinini mu buzima bwacu. Utuntu duto witayeho dukora ikinyuranyo, n'utuntu duto wirengagije tugakora ikindi kinyuranyo, ariko cyo kiri mu buryo bubi. Iyo utabasha kwita ku bintu bito n'ibinini ntubasha kubyitaho. Umuntu wubatse umusozi ni uwatwaye ibuye rimwe rimwe. Uhaze ni uwatamiye ikiyiko kimwe kimwe. Iyo witaye ku isegonda iminota yiyitaho, iyo witaye ku minota isaha yiyitaho, iyo witaye ku isaha umunsi wiyitaho, iyo witaye ku munsi ukwezi kwiyitaho, wakwita ku kwezi umwaka ukiyitaho. Ni kimwe n'amafaranga. Amafaranga make witaho niyo akora ikinyuranyo ku buzima bwawe. Ita ku biceri, wite kuri buri giceri kikunyura mu ntoki. Inoti ubwazo ziziyitaho. Kandi burya iyo utita ku tuntu duto, utudetaye n'ibinini nta gaciro bigira. Ibyo wubatse iyo utitaye ku gihe, igihe kibisenya ntacyo cyitayeho. N'ibyo wubatse iyo utitaye ku tudetaye, igihe kibisenya ntacyo cyitayeho. Amafaranga wibwira ko ari make utakaza mu bihe byiza, niyo ukenera cyane iyo ugeze mu bihe bibi. Igihe utakaza upfa ubusa, nicyo ukenera cyane iyo ufite ibyo gukora. Utuntu duto rero nitwo dukora ikinyuranyo. Kandi iyo utatwitaho ukiri muto, hari igihe bigukurikirana ukazaba n'umusaza cyangwa se ukazaba n'umukecuru utita ku tuntu duto. Buri kintu cyose kinini ubona cyatangiye ari akantu gato, cyatangiye ari igitekerezo. Hari igihe igitekerezo gitangira ari akantu gato, ariko wagishyira mu bikorwa ugasanga kibyaye ikintu kiremereye. Burya buri cyemezo cyose ufata ugifata kubera ibikorwa, ntabwo ari amagambo. Ntabwo ari amagambo. Agakorwa rero gato ukora, kariya wita ko ari gatoya, niko gatuma ufata ibyemezo bikugeza ku bikorwa binini cyane. Niyo mpamvu hari umuhanga wabyitegereje aravuga ngo niba udashoboye gukora ibintu bihambaye, niba udashoboye gukora ibintu binini, kora utuntu duto ariko dukore mu buryo buhambaye. Utwo tuntu duto tuzakugira umuntu munini, umuntu ukomeye. Ibintu byose bikomeye byatangiye ari bitoya. Intambwe ntoya irahagije mu gutangira urugendo ruzakugeza ku bintu binini. Intambwe ya mbere yo ni igora. Burya n'Imana ntabwo idusaba gutera intambwe nyinshi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo utera intambwe imwe, Imana iratera 99 igusanga. Ni ukuvuga intambwe imwe ntoya rero ibihagije. Burya hagora gutangira. Akantu gato rero burya iyo utakitayeho n'ibinini nta gaciro bigira. Iyo utaziranye no hasi no gutinda hejuru birakugora. Mbere yo gutekereza ibintu bihambaye banza umenyane no hasi. Umuntu aramutse aguhaye 500,000 utarigeze utunga 1,000,000, bishobora kukugora kubana n'ayo mafaranga uhawe. Ubwayo ashobora kukwirangiriza. Ariko iyo wamenyanye no hasi, ukabanza ugatunga 100,000, 500,000, 1,000,000, 1,10,000, 20,000, 50,000, 100,000, ugatunga 200,000, umuntu akaza akaguha 500,000. Kubera kuziranye no hasi, ayo mafaranga no kuyatindana birakorohera. Ni nayo mpamvu umuntu ashobora gutombora nk'amafaranga menshi atigeze atunga akamupfira ubusa, ntabwo aziranye no hasi. Hari utudetaye dutoya atarabanza kunyuramo kugira ngo agere kuri urwo rwego rwo kubana n'ubwo buzima. Hari ubuzima umuntu yaguterekamo ukifuza gusubira muri bwa bundi wari urimo, bitewe nuko ntabwo bumenyereye, bukagutera stress kurusha bwa bundi bwo hasi wari wibereyemo. Mbere yo gutekereza ibintu binini rero, banza utekereze no ku tuntu dutoya. Iyi nkuru rero yubahwe kubera ko harimo amasomo abiri kandi akomeye. Isomo rya mbere ni ukubanza kwishimira ibyo dufite mbere yo gutekereza ibyo dushaka. Isomo rya kabiri ni ukwita ku tuntu duto, kubera ko utuntu duto nitwo twubaka ibintu binini.